Tegutinya habe na gato tukubuzima bwacu muri we haba mu byago ndetse no mu makuba aturimisha imbabazi agira ntidufite gutinya habe na gato tukubuzima bwacu muri we Duteshema no kuguhimbaza kubw'imirimo wadukoreye dufatanyije tuguhaye icyubahiro tuguhimbaze urakwiye. Aravuga ngo geni inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, ariko mwaretse natwe muri iri teraniro tukumva umwuka aduhamiriza neza atubwira ngo ge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Turagushimye kandi turaguhimbaje. Igitondo cy'uyu munsi wa none turanezerewe, tunejejwe nuko uri Imana idukunda, tunejejwe nuko uri Imana itwitaho ku manywa na nijoro, tunejejwe nuko uri Imana yabaye mu ruhande rwacu mu minsi yose duherereje inyuma. Izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami. None kuri uyu munsi tuzindukiye mu nzu yawe. Ni iteraniro rya mbere dutangiye ku mudugudu wacu wa Gahogo. Turi kumwe n'abaririmbyi, turi kumwe n'abakristo b'uyu mudugudu wa Gahogo, turi kumwe n'abashyitsi, turi kumwe n'abasangwa. Turifuza ineza yawe, turifuza yuko uyu munsi wakururuka ukabana natwe. Twaje duturutse mu mpande zitandukanye kandi mu mitima yacu harimo ibitandukanye, ariko intego duhuriyeho niyo kukuramya, intego duhuriyeho niyo kugusingiza, intego duhuriyeho niyo kugushima birimo n'ibitangaza ukora. Turasaba kugira ngo amavuta y'Umwuka Wera yururukire muri iri teraniro, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, ducyashye Satani ndetse n'ingabo ze. Turaritse ubushake bwawe kuko nibwo bwiza. Dufashe mira ibitekererezwa mu bwihisho, ahubwo ibyo byose tubigomororeye Kristo. Ngwino ubane natwe, ngwino ubane n'indirimbo z'abaririmbyi zisiga amavuta. Mwigisha w'uyu munsi mukore ku mutima mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riratubwira ngo iyo urambuye ukuboko kwawe miyaga n'imiraba birahunga. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo ineza yawe yumvikane uyu munsi. Reka tugushimire tugukomera amashyi kuko uri bubane natwe mu izina rya Yesu, amen. Reka turirimbane indirimbo ya 388 tuze gukomeza tunganira Imana ubudasiba, yohora uyisenga kandi uyumvire. Tunganira Imana ubudasiba, yohora uyisenga, yohora uyisenga. Jubana nabayo, jubana nabayo, jufashidusi sibe na rimwe, nusibe na rimwe, ikore. Jubana nabayo, jubana nabayo, haleluya, jufashidusi sibe na rimwe, nusibe na rimwe, ikorera. Tunganira Imana, tunganira Imana, uterwaniriye
bazamenya, bose bazamenya, haleluya, kubana nayo, bareke ubugome, bareke ubugome, bitabe Yesu. Bose bazamenya, bose bazamenya, haleluya, kubana nayo, bareke ubugome, bareke ubugome, bitabe Yesu. Unganira Imana, unganira Imana, ikuyobore, ikuyobore, uterwa n'ibyago, uterwa n'ibyago, usanga Yesu. Niyirengagiza, niyirengagiza, haleluya, umwiyambaza, yoboke Yesu, yoboke Yesu, niwe sobuza. Niyirengagiza, niyirengagiza, umwiyambaza, yoboke Yesu, yoboke Yesu, niwe sobuza. Oya niyirengagiza, niyirengagiza, umwiyambaza, uyoboke Yesu, niwe sobuza. Unganira Imana, unganira Imana, tuza umutima, tuza umutima, ubyukora byose, ubyukora byose, wihutira, yawumvira umwuka, yawumvira umwuka, wera gwiza urukundo, asoni uzagirana, asoni uzagira, ubona Yesu. Yawumvira umwuka, yawumvira umwuka, wera gwiza urukundo, asoni uzagirana, asoni uzagira, ubona Yesu. Yawumvira umwuka, oh haleluya, wera gwiza urukundo, asoni uzagirana, asoni uzagira, ubona Yesu. Reka twakire korali The Widows baririmba indirimbo, hanyuma tuze gukomeza. Imana ibahereza umugisha. rya Yesu rirakomeye kurusha amazina yose. Tubonera mu buzima nibyo remo ry'ubugingo. Erega izina rya Yesu, oh izina rya Yesu, Izina rya Yesu oh rirakomeye, rirakomeye kurusha amazina yose. oh kandi nibyo Tubonera mu buzima kandi nibyo remo ry'ubugingo.
mitima ikomeretse ugikomezaho azakomera niryo ryomo riguma mu mitima ikomeretse ugikomezaho wese ikomezaho azakomera haleluya izina rya Yesu niryo ryomo riguma uryumvise wese arahemburwa haleluya tanga nakibasha kuyakuraho babasize nizo zituma tudashiraho kandi iyo tumwizeye tubaho kugirirwa impuhwe kurusha abandi duhabwa inkomezi kandi iyo tumwizeye tubaho kugirirwa impuhwe kurusha abandi duhabwa inkomezi muri we harimo umudendezo amahoro n'imbabazi atanga n'ubona agira ibyo bituma tudashiraho kuyakuraho imbabazi ze zituma tudashiraho kandi iyo tumwizeye tubaho kugirirwa impuhwe kurusha abandi duhabwa inkomezi iyo twumvise izina rye tukaryizera kandi iyo tumwizeye tubaho kugirirwa impuhwe kurusha abandi duhabwa inkomezi kurusha abandi duhabwa inkomezi niryo ryomo riguma mu mitima ikomeretse ugikomezaho azakomera niryo ryomo riguma mu mitima ikomeretse ugikomezaho azakomera niryo ryomo riguma mu mitima ikomeretse ugikomezaho azakomera niryo ryomo riguma mu mitima ikomeretse ugikomezaho wese azakomera niryo ryomo riguma mu mitima ikomeretse ugikomezaho azakomera reka ayo mashyi tuyongere niba ari ayo turimo dukomera iryo zina rya Yesu. Iryo zina rya Yesu rikwiriye kuvugirizwa impundu. Haleluya, haleluya. Reka twinjire mu mwanya mwiza wo kwakirana. Turakira umuyobozi w'umudugudu pastori
igire juru tere haleluya tumwakire mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Amen. Murambura ibiganza tumwakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Muri uyu mwanya twumvaga twahita tunamusaba akatwakira twese ndetse akaza no kutwakirira abashyitsi turi kumwe. Ndagira ngo twakirane kugira ngo hatagira umuntu n'umwe witwa umushyitsi mu nzu y'Imana kuko ni inzu ya data wa twese. Kubw'ibyo rero ndagira ngo tubanze aba bene data cyangwa se korali widazi bamaze guturirimba indirimbo nziza bahaguruke baturamutse ndetse n'ababicayemo hariya hagati muri korali widazi nabo bose bahaguruke hamwe baturamutse mu izina rya Yesu. Baturamutse mu izina rya Yesu. 1 2 3. Amen. Imana ibahe umugisha. Hari bene data b'amakorali yacu Gahogo, Itabaza, Enihakore ndetse na Betesida baba barimo hano hagati, reka bahaguruke nabo baturamutse mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Reka nabo bazamure ijwi bashima Imana. 1 2 3. Amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. No kuvanga Imana ishimwe nawe tuvanga we bityo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka turebe kandi abadiyakoni baba barimo abayobozi cyangwa se komite nyobozi y'umudugudu wa Gahogo nabo nimba barimo hagati ndetse n'abari mu mirimo bari hafi bahaguruke nabo baturamutse mu izina rya Yesu. Abadiyakoni komite nyobozi baba barimo hano niyo bari n'umwe nta kibazo buriya arabahagarariye bose. Amen. Yesu abahe umugisha. Nabo bicaye mu nzu y'Imana bagubwe neza. Reka twakire kandi abakristo ku mudugudu wa Gahogo bose bahaguruke batari abashyitsi baturamutse nabo mu izina rya Yesu. Turari 1 2 3. Amen. Yesu abahe umugisha kandi Yesu abagire neza. Reka turebe abashyitsi baba baturutse hirya no hino midugudu itari imwe madina ataramwe ndetse n'amatorero baba barimo hano hagati bahaguruke baturamutse mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Niba ari babiri bonyine ahari buriya abandi babaye basangwa. Imana ibahe umugisha. Reka hari hakurya dufite mukecuru wacu nawe turamutse na madani nawe turamutse mu izina rya Yesu. Amen. Mama mutena nawe turamutse. Amen. Imana ibahe umugisha. Dufite Pastor Rando nawe turamutse mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha nawe. Dufite kandi na mwarimu wacu tuyoboreye gahunda nawe turamutse mu izina rya Yesu. Kubw'umwihariko rero tujya tugira umugisha wo kubana n'umushumba wacu. Burya indi midugudu yose ntabwo ijyagira ayo mahirwe. Ni ukuri buriya iba ari isumbwe rikomeye cyane kuba turi kumwe n'umushumba wacu. Ubundi ahandi agenda ari umushyitsi ariko twebwe ntitukumve ko asanzwe. Buriya aba ari umushyitsi yadusuye nk'umudugudu wa Gahogo. Reka rero umushumba wacu nawe turamutse mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Murakoze cyane. Reka wenda twongere dusabe umuntu umwe yahagurutse ariko nongere muhagurutse gatoya. Ni umudamu umushumba wungirije mu rurembo rw'amajyaruguru. Yari yahagurutse nabibonye ariko reka twongere tumwakire rwose adusuhuze. Amen. Tumwakire mu izina rya nde? Cya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Mushumba wacu arakoze. Ndagira ngo twese tuyihagaze twese duhaguruke mu yaramukanyo yacu. Narababwiye ngo uketse guhora n'ibyo bitemewe ariko twemeye indamukanye isanzwe. Turari 1 2 3. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Amen. Yesu abahe umugisha. Ndagira ngo tugugwe neza reka dusubize gahunda umuyobozi. Imana imuhe umugisha. Amen.
Pasiteri harakoze, reka twakire korali The Widazi bongere bakore mu nganzo baturirimbire indirimbo imwe batwakira, ndetse tuze no gukomeza n'izindi gahunda. Nibutsa Abisirayeli batsinda Abamidiyani bakoresheje imori n'ibibindi n'amakonera. Ndongera nibuka inkike z'i Yeriko ziritagurika, bazengurutse karindwi gusa. Nibutsa Abisirayeli batsinda Abamidiyani bakoresheje imori n'ibibindi n'amakonera. Ndongera nibuka inkike z'i Yeriko ziritagurika, bazengurutse karindwi gusa. Izo ni imbaraga zawe zabikoze, izo ni imbaraga zawe Mana we zabikoze, izo ni imbaraga zawe zabikoze. Dawidi atsinda Goliyati akoresheje amabuye gusa Mana we, izo ni imbaraga zawe zabikoze. Nibutsa Abisirayeli abatsinda Abamidiyani bakoresheje imori n'ibibindi n'amakonera. Ndongera nibuka inkike z'i Yeriko ziritagurika, bazengurutse karindwi gusa. Nibutsa Abisirayeli abatsinda Abamidiyani bakoresheje imori n'ibibindi n'amakonera. Ndongera nibuka inkike z'i Yeriko ziritagurika, bazengurutse karindwi gusa. Izo ni imbaraga zawe zabikoze, izo ni imbaraga zawe Mana we zabikoze, zabikoze. Izo ni imbaraga zawe zabikoze, izo ni imbaraga zawe Mana we zitugejeje aho uyu munsi. Izo ni imbaraga zawe zabikoze. Nicyo gituma nzagushima, vuga amateka yo gukiranuka byawe, sinzahwema kuvuga ineza yawe Mana, ibyo ukora byerekana imbaraga. Nicyo gituma Mana we, nicyo gituma nzagushima mu mahanga, vuga amateka yo gukiranuka byawe, sinzahwema kuvuga ineza yawe Mana, ibyo ukora byerekana imbaraga zawe. Ibyo ukora byerekana imbaraga zawe, ibyo ukora byerekana imbaraga zawe. Ibyo ukora byerekana imbaraga zawe, ibyo ukora byerekana imbaraga zawe. Ibyo ukora byerekana imbaraga zawe, ibyo ukora byerekana imbaraga zawe. Ndagira ngo twinjire mu mwanya mwiza wo gushima Imana, kandi muririmbyi yararimbye aravuga ngo shima umwami wo mu ijuru ntange ibyo mushimisha. Ntabwo nigeze mbona agapapuro hano ko wasaba gushima Imana, ariko birahari byo gushima. Ngira ngo twese turabifite byo twashima Imana, no kuba imiryango y'urusengero ikinguye tukaba tubasha guhura tukabonana, nkabasha kureba runaka nkavuga ni dore wa mubyeyi, dore runaka, nabyo nibyo gushima. Hari iminsi yaciyeho abantu bakumburanye, nabyo dukwiriye kubishimira Imana. Reka rero sabe umudiyakoni witeguye azane ibiseke dushyiremwo amaturo yo gushima Imana. Ariko numvise muri uyu mwanya twahimbaza Imana, twahimbaza Imana, impano zacu zigakora iyawe yo guhimbaza. Nshaka kubona abantu rwose birekura bahimbaza Imana, bishima banezerwa, kuko umwami wacu Yesu ari ku ngoma. Hari korasi ngira ngo muririmbyi wo muri Widazi adufashe, iriya korasi ivuga ngo Mesiya Mesiya uri umugabo w'intwari, yurambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Nimuhaguruke twinjire mu mwanya
wo gukora uwo murimo dutambutsa ituro ry'ishimwe mu nzu y'Imana, ariko kandi tunahimbaza Imana. Murimbyi biteguye duzamurira igihimbano cy'umwuka. Hari imiyaga ubona iri imbere yawe, hari imiraba ubona ikugose, ibyo byose Uwiteka abiramburira ukuboko, byose birahunga izina rya Yesu. Amen. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Oh Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 Reka dukomere Imana amashyi nta kibazo. Haleluya. Intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. 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 oh Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Oh haleluya, uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe imiyaga n'imiraba birahunga. Tugihagaze ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusengera ibyifuzo ndetse n'umwanya wo kwakira ijambo ry'Imana tuyobowe na pasiteri. Hanyuma tuze guhita twicara dutuze dukurikire ijambo ry'Imana. Anigira neza, Mwami urukundo rwinshi, Mwami waduhamagariye kwera ndetse no gutungana, duhamagarira mu gihugu cyera, kandi data nawe uri uwera, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Kristo wadusigiye umwuka wawe wera kugira ngo atunganye itorero kandi azaryishyire nta kizinga nta munkanyari. Haleluya. Nkuko umugishiriza umukwe, uko niko Kristo umwuka wera arimbisha itorero ryawe Kristo, kugira ngo data igihe nikigera, haleluya, uzaryishyire nta kibi cyose data rifite. Natwe turi imbere y'amaso yawe Kristo, 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 abo wahamagaye data Uwiteka Imana ukabeza, uyu munsi turi imbere y'amaso yawe. Twazanye ibyifuzo bitandukanye, ayiwe data butanga bugingo, ndakwinginze kugira ngo wumve gusenga no kwinginga kwacu, ibyifuzo byacu byose data ubisubize, kuko data uri Imana yumva. Ijambo ryawe ratubwira ngo niwumva ibyo usabwa abantu data bose bazaza aho uri. Mwami wanjye kandi Uwiteka Imana, nudukoremo n'ibitangaza tuzagushima. Reka data ushimishe imitima yacu data Uwiteka Imana. Abagabo baragusaba, abadamu nuko, abakobwa n'abasore bacu Mwami wanjye barakwinye kugira ngo ubagirire neza. Ngaho data Uwiteka Imana, urakoze data kubyumvise, urakoze data kumvise gusenga no kwinginga Kristo. Nuko rero Mwami tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rifite imbaraga, ijambo ryawe rifite ubutware,
dusengeye mwami umukozi wawe ugiye guhaguka data rivuga umugirire neza umufashe natwe ufashe imitima yacu nanjye nsabye nizeye kandi niringiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22 n'umurongo wa 15. Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 15, dusome mu izina rya Yesu. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati, ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ubwo ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru. Amen. Amen. Hari chorus nimo numva ntazi neza ariko ivuga ngo hari imbaraga zikomeye twagiriwe na Yesu, hari imbabazi zikomeye twagiriwe na Yesu, ntidufite gutinya habe na gatoya, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Haleluya. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Ntiturimisha imbabazi agira, ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Ntiturimisha imbabazi agira, ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Oh, haleluya. Ntidufite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba. Ntiturimisha imbabazi agira. Murakoze cyane. Muri uyu mwanya mutoya nashatse ko tuganira kuri iri jambo tuvuye gusoma, ijambo nahaye intego igira iti umumaro wo kwibikaho amakuru yo mu ijuru. Subiremo, umumaro wo kwibikaho amakuru ya hehe. Kubera ko tuba dufite umwanya mutoya, mbanifuza ko wenda nubwo tutakurikira byinshi ariko byibuze tugatahana intego. Umumaro wo kwibikaho amakuru ya hehe yo mu ijuru.
mu ijuru rero haba amakuru, kandi iteka ryose amakuru yo mu ijuru ni meza. Wenda tutaravuga kuri uyu mumaro, ndagira ngo twibukiranye ko Salomo amaze kubakira Uwiteka inzu nziza cyane, urusengero rwiza, yaraje arumurika Imana. Ariko ijambo ry'Imana ikatubwira ngo Imana ishima Salomo, iramushima. Salomo yaramaze kuvuga ati muri iyi nzu Mana niduterwa na COVID-19, niyo tuvuga kuko ariyo tugezeho. Ariko yari yavuze ati niduterwa n'amapfa, niduterwa n'ibiza, niduterwa n'ibyorezo, tukagana inzu uzatwumva uri mu ijuru. Bibiliya iravuga ngo ibyo byose Salomo amaze kubivuga Imana irabyemera. Ariko Imana ishyiraho kandi ishyiraho ikindi kigomba kwitonderwa. Yamubwira iti rwose nabibonye kandi ibyo wasabye ni byiza, nzabikora. Ariko Uwiteka aramubwira ati nubwo ibyo byose bimeze gutyo, ariko ndagira ngo nkubwire Salomo, hari ahantu ngewe mba, hari ahantu ntura, hari ahantu ngenda nkumva ndisanzuye. Aravuga ati ushobora gutekereza ngo wubatse urusengero rugari, ariko aramubwira ngo ijuru bwaryo ni intebe nicaraho, isi yose uko ingana ni intebe y'ibirenge byanjye. Ariko aramubwira ngo ahantu njya ngenda, ahantu njya ntura, ahantu njya nicara nkumva ndisanzuye ni mu mutima w'umuntu. Mu mutima w'umuntu rero burya ni hagari. Hari abandi bashakashatsi bavuga ngo mu mutima w'umuntu burya haba ibyumba bitandukanye, ibyumba. Hari bakavuga bati hari icyumba kibamwo abandi bazi. Hari n'ikindi cyumba kiba mu mutima w'umuntu nyiri muntu azi. Bakavuga bati haba n'ikindi cyumba abantu bazi ariko nyiri mutima atazi. Bakavuga bati hari n'ikindi cyumba nyiraco azi ariko abandi batazi. Byumvikane ko mu mutima w'umuntu haba ibyumba byinshi. Muri ibyo byumba rero niho nashatse kugira ngo twumve ko tugomba kugira aho tuwika amakuru yo mu ijuru. Tuvuze amakuru yo mu ijuru, abantu bashobora gutangira kwibaza bati amakuru yo mu ijuru se kandi nayahe? Ni yayandi uri ahantu uri musenga, Imana yakubwiye ngo turaje tubivuge. Hahandi Imana yakubwiye nkuko yabwiye Abrahamu, irakubwira ngo nzaguha umugisha, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzajyana nawe, nzakujya imbere, nzakurinda, nzagukomeza. Iyo nza rero, iyo nza Imana yakubwiye uri ahantu runaka, niyo makuru yo mu ijuru nshaka kugira ngo twibukiranye muri uyu mwanya, kandi twumve ko ayo makuru agomba kugaruka muri iri teraniro ryacu. Ukibuka ukavuga uti Imana nongeye kugushimira ko hari amakuru wambwiye cyagiye turi hahandi. Reka mbabwire, Yosuwa wasimbuye Mose, hari amakuru yari afite. Ndaza kubabwira umumaro w'ayo makuru, ariko reka mbanze mbabwire ngo aya makuru niyo makuru aduha imbaraga, niyo adukomeza, niyo atuma twihanganira ibyorezo nk'ibi. Niyo makuru kandi aduha kwizera gukomeye, kutubwira ngo nibi nabyo bizatambuka, tubone biratambutse, tuzabibare nk'amateka. Tujye tuvuga tuti muribuka cyagiye korali Widazi yaririmbaga n'udupfukamunwa. Ibyo ikizatuma tubigeraho nuko tuzaba twibitseho amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijuru. Narimvuze Yosuwa ajya gusimbura Mose, yumvaga bikomeye.
cyambere ni Mose wari warahamagawe niwe wivuganiye n'Imana. Ariko Yosuwa yari matekeza tese ko ngiye gusimbura Mose ubu nzabigenza gute? Ariko hari amagambo meza Uwiteka yabwiye Mose, yabwiye Yosuwa. Yaramubwiye Yosuwa, jambo rya mbere aramubwiye ngo komera, irya kabiri aramubwira ngo shikama, irya gatatu aramubwira ngo sinzagusiga, irya kane aramubwira ngo sinzaguhana. Ajya gusoza mu magambo yarimo abwira Yosuwa, aramubwira ngo Yosuwa mugaragu wanjye, ati ntugire ikibazo uko nabanye n'umugaragu wanjye Mose. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo uko nabanye n'umugaragu wanjye Mose nawe niko nzabana nawe. Erega Imana iri kumwe natwe. Niyo mpamvu twaririmbye iriya korasi ivuga ngo dufite gutinya habe na gato. Umumaro wa mbere wo kubika amakuru bituma tuva mu rungabangabo, bituma tudasa n'abantu bashidikanya, bituma tuva mu rungabangabo. Uwo ni wo mumaro wa mbere. Twari dukomoje kuri Mose, kuri Yosuwa kubera ko yari yaribitseho amakuru ya hehe, kubera ko Yosuwa yari yaribitseho amakuru yo mu ijuru. Niyo mpamvu bamaze kwambuka Kanaani mu gihugu cyarimo ibigirwamana bitandukanye. Ariko kubera ko Yosuwa yari yaribitseho amakuru yo mu ijuru, ahamagara Abisirayeli. Ni mu gice cya 15 muri Yosuwa. Bibiliya iratubwira ngo Yosuwa ahamagara Abisirayeli, arabwira ati twamaze kugera Kanaani kandi n'ibigirwamana bitandukanye. Ariko Yosuwa abwira Abisirayeli, arababwira ngo uhereye uyu munsi nimuhitemo, nimuve mu rungabangabo, mumenye Imana muzakorera. Niba ari Imana zo hakurya rwa ruzi, niba ari Imana za bene iki gihugu twagezemo. Ariko kubera ko Yosuwa yari yaribitseho amakuru yo mu ijuru, haleluya, aravuga ngo geni inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ariko mwaretse natwe muri iri teraniro tukumva umwuka aduhamiriza neza, atubwira ngo n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Umumaro wa kabiri dushaka kuvuga ni ijambo dusanga muri Zaburi ya mbere. Uwo muntu wibitseho amakuru yo mu ijuru, ni nayo ntego nashatse ko turi buze kumva. Umumaro wa gatatu w'umuntu wibitseho amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijuru, agira icyerekezo, abafite viziyo. Niyo jambo rigezweho, abafite viziyo, abafite icyerekezo. Abandi bazita ngo ni intumbero, abafite intumbero. Bibiliya hahandi twasomye, ngira ngo hari n'ikindi gihe twigeze kubikomozaho ku makuru ya Abrahamu. Imana ibampera umugisha. Kandi nanjye iyi corona, iyi COVID-19 irangira nkabona mvanye akagapfukamunwa, nzashima pe, nzabishimira kuko karambangamira. Hari ngiye mba numva nakavanaho kashugunya hariya, ariko nkongera nkigarura da, kavuga nti turakomeza tukazamure, kamanuke tukazamure, ntakundi. Ariko narimvuze ngo abantu bibitseho amakuru yo mu ijuru bafite icyerekezo, bafite vision, bafite intego, bafite intumbero. Abrahamu twigeze kumukomozaho ubundi munsi nabwibutse. Abrahamu yaramaze imyaka 100. Murumva ko yaramaze kugera mu zabukuru. Umugore we Sara yarafite imyaka 90. Bibiliya iravuga ngo Sara yasamye inda
ya Isaka amaze imyaka 99 nibwo Abrahamu yamenye ko Sara asamye. Imyaka 100 rero Isaka aravuka. Imirongo twasomye Bibiliya yatubwiye ngo hirya mu bindi bice tutasomye Isaka amaze kuvuka Uwiteka aramubwira ngo atambe Isaka, amutambe igitambo cyoswa. Singiye kuvuga ibitambo narabibabwiye, ariko nico gitambo cyoswa twakiganiriyeho ubyo gitambo. Ariko Bibiliya iravuga ngo Abrahamu amaze gufata icyemezo cyo gutamba Isaka, hari amagambo Uwiteka yamubwiye. Yaramubwiye ngo icyambere Abrahamu menye ko nkunda bidasubirwaho, menye ko nkunda bitari byo gushidikanya. Icyakabiri Uwiteka abwira Abrahamu ati kubera kukoze iki kukoze ukaba wemeye gutamba Isaka umwana wawe w'ikinege. Uwiteka amubwira amagambo abiri, aramubwira ngo icyambere nzaguha umugisha nk'uko nawe gusezeranyije. Icyakabiri no kukugwiza nzakugwiza. Ariko reka mbabwire impamvu ikomeye yatumye Abrahamu agera kuri Imana yari yamusabye, nuko Abrahamu yari yibitseho amakuru amakuru yo mu ijuru. Ya makuru nayo ya makuru yo mu ijuru uracyayibitseho. Wowe ugeze mu myaka 90 n'imisago, ya makuru koko uracyayibitseho. Abo ngabo n'abantu bazaga kumubwira amakuru ya hano y'ivyo tureba, y'ibingibi tureba bitambuka, y'ibingibi turebesha amaso asanzwe. Bibiliya iratubwira ngo bati sinzi ntabwo turamenya ikintu Abrahamu kuruhanze, ariko Abrahamu nta kinda kuruhanze nuko abagiye kureba, abagiye kwibuka amakuru yo mu ijuru Imana yamubwiye. Noneho abantu ngo bari baturanye babona Abrahamu ivy'ijoro byanze, ngo bakamusura ari kumanywa, bati umenya mu ijoro sinzi kibamwe, umenya mu ijoro sinzi ico Abrahamu ajyavanayo, ngo bakaza ari kumanywa. Ariko sinzi murimo murankurikira, ariko cyangwa se nagiye hejuru cyane. Reka wenda nibikunda ndaza kubigarura hano. Ngo bakamusura ari kumanywa, bati iyo tumusuye mu ijoro ribamwe ibintu tutazi, ariko nta kindi cyabaga mu ijoro. Nuko Abrahamu yarabitse amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijoro. Ariko mwakwemera tukabika amakuru yo mu ijoro? Abantu bumva amakuru yo mu ijoro ari meza. Korari widasi amakuru yo mu ijoro ni meza, murayakunda. Ni nacyo cyatuzanye ahangaha, nukugira ngo twongere twibukiranye amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijoro. Bibiliya iravuga ngo bamusura ari kumanywa, bati iyo tumusuye ari mu ijoro biragorana, biratugora, batireka tumusura ari kumanywa. Ngo bakaza bamusura ari kumanywa bakamureba, bati niko ko tugusura ari mu ijoro tukabona ntabwo twumva, kuko baratekerezaga bati buriya inyenyeri wenda ziboneka ari mu ijoro, niyo mpamvu agera hanze akagaruka yahindutse. Ngo bamusura ari kumanywa, noneho bati turebe uko ari bugenzi. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana erega amakuru yo mu ijuru tuyibuke iyo ari mu ijoro, tukayibuka ari na kumanywa. Iyo umuntu yibitseho amakuru yo mu ijuru amenya n'icyo gukora. N'umumaro wa kane hari mvuze, umumaro wa kane. Iyo umuntu yibitseho amakuru yo mu ijuru amenya icyo gukora. Abantu muzabona badakora, abantu muzabona batitaye ku murimo w'Imana, n'abantu
n'abantu batacibuka amakuru bavuganye n'Imana, n'abantu batacibuka icyo Imana yavuganye nabo. Bibiliya ndimo ndagenda ngana ku musozo. Bibiliya iratubwira ngo Mariya namuvuzeho kandi Mariya wa wundi wasize ya mavuta kuri Yesu. Mariya wa wundi wasize amavuta kuri Yesu. Yesu yari hafi kugira ngo yicwe, kandi abagabo ngo aho bari ngo barimo babazanya batari ko se ko turimo twumva Yesu asa n'urimo dusezera, ubu koko ibyo avuze bibayeho akadusezera. Ubwo n'abagabo ngo barimo bavugana bati ninde wafata releve, ninde wafata umwanya we, ninde wasubira ku ndebe ye. Nibyo ngo abagabo bari barimo. Ariko Mariya umukozi w'Imana, Mariya umudamu wari warakoreye Imana, Mariya umudamu wari waribitseho amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijuru. Ngo arareba yumva abagabo ngo ibyo barimo, yumva ntabwo bijyanye n'icyerekezo wafite. Aravuga ati ibyo murimo ndimo ndabireba, ndimo ndabyumva. Murashaka ati nababonye murashaka ibyubahiro, murashaka intebe, murashaka izina rikomeye. Ariko Mariya yavuze ibintu bikomeye. Aravuga ngo ngewe nkurikije nshingiye tugize gute dushingiye. Mariya aravuga ngo shingiye ku magambo numvisanye Yesu, shingiye ku biganiro Yesu yakoranye natwe. Ati ngewe nabonye ko tutakiri kumwe na Yesu. Ati ntabwo tukiri kumwe. Ati Yesu yagiye kugenda nk'uko yabitubwiye. Atariko ngewe mu mutima wanjye numvise impumuro ya Yesu y'urupfu rwe irimo intamaho. Gutama ni ikinyarwanda gikomeye, ariko mu yandi magambo Mariya aravuga ati numvise urupfu rwa Yesu rurimo rumpumurira. Ayo ni amakuru ya hehe, ni amakuru yo mu ijuru. Numvise urupfu rwa Yesu rurimo rurampumurira. Bibiliya iravuga ngo niyo mpamvu nari mbabwiye ko umumaro wa kane, umuntu wamaze kwibikaho amakuru yo mu ijuru, Imana imubwira icyo gukora. Umwuka wera ngo ayobora Mariya, uramubwira ngo Mariya genda ugurishe bimwe mu byo ufite, hanyuma nkwereke icyo gukora. Ariko mwaretse Imana ikatwereka icyo gukora. Genda ugurishe bimwe mu byo ufite nkwereke icyo gukora. Ngo aragenda arabigurisha, arangije ngo araza ngo narababwiye ubushize, hari abavuze ngo agaciro k'amavuta Mariya yasize Yesu ngo wari umushahara w'umukozi ahembwa mu gihe kingana n'umwaka. Araza ngo ayasiga kuri Yesu. Abakene bari mu rusengero, ntabwo ari mu rusengero, abakene bari aho ngaho ngo baravuga bati mbega murebe ubutunzi Mariya apfushije ubusa. Ariko Bibiliya iratubwira ngo Yesu yumvise abantu uko barimo bijujuta, arababwira ati abakene murabana nabo igihe cyose. Atariko Mariya iki ngiki akoze ntabwo azacamburwa. Kandi Imana imuha isezerano ryiza, iramubwira ngo Mariya kubera iki ukoze, kubera nshingiye kuri kukoze. Haleluya. Nanjye ndakubwiye nubwo nkiriho ntarapfa, nzagusogongeza ku magambo meza mbere y'abandi bigishwa. Bibiliya iratubwira ngo Yesu amaze kuzuka ngo uwo yiyeretse bwa mbere ni Mariya. Narabivuze, ndibuka ko nabivuze ubushize. Uwo yiyeretse bwa mbere ni Mariya. Mariya yageze kumva ya Yesu. Yego yageze kumva yande, ariko mwavuze cyane yageze kumva yande. Yageze kumva ya Yesu, asanga imva ya Yesu irarangaye, arimo aribaza
ariko Yesu nawe ngo yari ahantu mu gashamba arimo areba ibyo Mariya arimo. Reka twibukiranye ijambo navuze, kandi ijambo ry'Imana. Yesu ngo abonye Mariya arimo aribaza ibintu byinshi, ngo amubwira n'ijwi risa naho rikururuka. Aramuhamagara ngo Mariya, ijwi rifite icyo bita agatangaro, point d'exclamation, agatangaro, ngo amubwira n'ijwi rikururuka. Aramubwira ati ibyo nakubwiye niba ukibyibuka, niba ukicibitseho amakuru nakubwiye, ni ngewe Yesu ushakira mu bapfuye, atariko namaze kuzuka. Ubu nanjye ndimo ndagenda, irukanke ubwire abandi bigishwa ko namaze kuzuka. Reka nsoze, iminota yacu yarangiye. Nsoze mvuga gutya ngo Yohani nusoma ngira ngo ni igice cya mbere n'umurongo wa 17. Yohani mwene Zebedayo bamaze kumujugunya, bamaze kumuta ku karwa ka Patimo, nta kindi cyamufashije, nta kindi cyamukomeje, nuko yari yaribitseho amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijuru. Niyo mpamvu Yohani ari ku karwa yavuze amagambo 3, ariko uyu mubyeyi yakunda kwandika, nawe tuzajyana mu ijuru. Yavuze amagambo 3, uyandike nayo. Yaravuze ngo ngewe Yohani mwene so musangiye icya mbere amakuba, icya kabiri dusangiye n'ubwami, icya gatatu dusangiye no kwihangana. Mu yandi magambo yaravuze ngo icyamufashije, cyatumye icyamufashije nuko Yohani, Bibiliya iravuga ngo hari ku munsi w'umwana. Icyo gihe uwo munsi arimo afashwa, yaravuze ngo icyamfashije ngo nuko hari ku munsi w'umwami, nanjye Yohani ngo nari ndi mu mwuka. Hanyuma ngo Imana iramukingurira yerekwa bya bindi byose, ariko Yohani nta kindi cyamufashije nuko yibutse, nuko yari yibitseho amakuru ya hehe, amakuru yo mu ijuru. Kadusoreza aho ngaho, iminota yacu ntabwo itwemereye, ariko twongere twibuke amakuru ya hehe, amakuru ya hehe. Ariko mwagize gutya nkabireba ko twajyanye, twongere twibuke amakuru yo mu ijuru. Abantu bumva hari icyo bibutse, bumva hari amakuru bibutse, bumva ko hari igihe bari ku karago, bibuka ko hari igihe bari ahantu. Twibukiranye, Imana yongere ikwibutse amakuru yo mu ijuru. Hanyuma numara kwibuka uragendera muri bya bindi twavuze. Ndashaka kongera kugusubiramo, niba wumva twasenga wahaguruka twasenga Imana, ariko Imana kandi yongere itwibutse amakuru twavuganye nayo. Iyo yibutse ukaba ari imigisha yose udasize n'umwe, uzasanga ari myinshi, ari niyo gutangaza. Umuntu wumva hari icyo Imana yamwibukije, umuntu wibuka ko hari icyo Imana yasezeranye nawe kandi akaba kigitegereje, itegereze wihanganye, kuko bishobora gutinda ariko ntibizahera. Haguruka dusenga Imana, turashoje. Haguruka dusenga Imana. Niba hari umuntu ubishaka, ariko ubishaka, haguruka dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Niba wumva ubishaka, ndabona n'umuntu umwe, abandi se ntabwo mubishaka, kugira ngo twongere kandi Imana itwibutse ya makuru meza yavuganye natwe. Haguruka dusenge. Mana yacu, twongeye kugushimira hani Gahogo, twongeye kugukurira ubwatsi, twongeye kuvuga ko amashimwe n'icubahiro ari ibyawe. Turagushimiye ko wongeye kutwibutsa amakuru meza. Mitima yacu irahumuritse, mitima yacu irakomeye, mitima yacu kandi yongeye kwibuka ibyo wavuganye natwe. Vugana natwe twicaye, ukavugana natwe tugenda, ukavugana natwe turyamye. Ayo ni amakuru tutajya twibagirwa. Yakobo wavuganye nawe aryamye, yiseguye ibuye, ageze iruzi, ageze i Beteli, uvugana nawe. Natwe turagushimiye ko wongeye kutwibutsa, ko wongeye kuvugana natwe. Dukomere Imana yacu amashyi tuyishimire, uko yongeye kutwibutsa amakuru meza. Imana ibamere umugisha, murakoze cyane. Reka twongere dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ryayo.
Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa. Haleluya, haleluya. Tugeze mu mwanya rero wo gukora umurimo w'Imana, dutanga icyacumi ubyo twungutse, ndetse tunatanga maturo y'umutima ukunze. Wa mudiyakoni n'ubundi arazana igiseke, murahaguruka turirimba n'indirimbo imwe, indirimbo 145, kugukorera ni byiza mukiza wanjye, iri turo ntuye rikunezeze. Hanyuma nituza kurangiza turaza kwakira pastori atugezeho amatangazo atuganisha no ku musozo w'iteraniro rya mbere. Murahaguruka maze turirimba niyo ndirimbo 145, kugukorera ni byiza mukiza wanjye. Dukora uwo murimo kandi ni umurimo wa buri wese. Kugukorera ni byiza mukiza wanjye, iri turo ntuye mwami we rikunezeze. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Mwami icyo nifuza, mwami icyo nifuza cyane n'ukwera kwawe, nta n'ikindi nshaka Yesu nzajya. Icya gatatu, mbe nk'intumwa zawe Yesu, jye ngukorera. Ukurikire muvunyi ube wite. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Singitinya amakuba n'ibyago bindi. Unizeye Yesu ntagakiza. Icyanyuma, twese tujya imbere, twese tujya imbere hamwe mu by'inzigaye. Turirimbane indirimbo tuneshime. Akira ubugingo bwanjye n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde ibibi. Imana ibahe umugisha. Kugira ngo pasiteri atugezeho amatangazo atuganisha no ku musozo w'iteraniro rya mbere. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo duhe Imana amashyi menshi yabanye natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi twongeye gushimira korali yaturirimbiye, ndetse n'abakristo bane Gahogo n'abashyitsi badusuye, ndetse dushimiye mwarimu wayoboye ku bw'umwihariko. Dushimiye umushumba wacu atubwirije
ubutumwa bwiza. Hamwe n'ibyo byose rero nagira ngo tuzamure ibiganza dutange intashyo ku bantu bose bateranye aha ngaha tuvuga ngo bazagire bate, bazagaruke Uwiteka Imana abahe umugisha. Amatangazo rero ni uko tugira amateraniro 3. Irya mbere ritangira saa moya, ubwo nyine ni buri cyumweru, rikarangira saa 2:15, hagashira amasaha 2, n'indi rikinjira gutyo. Ntabwo narinda mvuga amasaha ngira ngo mubaze namwe murayazi. Rero kubw'ibyo ni byiza kugira ngo umukristo yitabire amateraniro ko ashobojwe. Nta muntu ukwiye kugutangana, ukwiye gutanguranwa ukaza, kuko ubwami bw'Imana urasiga, cyangwa se ni ugutanguranwa muri make, reka vuge gutyo. Ni competition, ni gukompeta, ntabwo ari ibintu Imana izaguha kubera yuko yabikugeneye nuko wabikoreye. Hanyuma ikindi mu rwego rwo gukorera Imana dukoresheje ubutunzi Imana yaduhaye, ushobora gukoresha MTN Mobile Money cyangwa se Tigo Cash, ariya tumanika amatangazo biba bihari. Dufite rero n'amakonte muri CPF ndetse no muri BK ndetse no muri Banque Populaire. Aho hose uko Imana igushoboje kubw'ubuntu Imana yakugiriye, kugira ubuntu nawe ndumva ari inyiturano ku Mana. Ubwo rero agumye gukora gutyo Imana ibaha umugisha rwose, kuko baba bagize neza. Hanyuma ngira ngo na hano nk'uko mubibona turatura mu buryo kandi bwo kwirinda corona, duhana intera kugira ngo tubashe kwirinda, kuko natwe corona natwe iratureba cyane. Hanyuma ikindi agumya gushimira abantu bafashije kwishyura cyangwa se kubaka urukarabiro. Hari bene data bagiye bakoresha uko bashoboye. Urukarabiro rurahenze nk'uko mubibona, maze gutangwa amafaranga atari makeya, ariko turacyafite ideni kandi rimaze iminsi itari mikeya. Ubwo rero kubwo urukundo ukunda umurimo w'Imana, kubwo ureba ari urukarabiro rugufitiye umumaro, turacyabura amafaranga yo kurwishyura, ntabwo turarurangiza. Ubwo rero nawe ugize icyo utanga rwose waba ukoze umurimo w'Imana ukomeye cyane. Ikindi nkuko nabivugaga hejuru mu rwego rwo kwirinda coronavirus, nawe numvise umuyobozi wa polisi mu rwego rw'igihugu avuga ngo kwirinda corona ni 100%, ntabwo 99 cyangwa se 90. Ubwo rero turasabwa kwirinda corona natwe nk'abanyarwanda, tukumvira ubuyobozi bwacu bwite bwa leta, kandi natwe ubwacu tukikunda, kuko ntabwo ari byiza kugira ngo wiyahure igihe kitaragera. Nta n'umuntu ukwiye kwiyahura n'icyaha ubwabyo. Niyo mpamvu rero nidusohoka tujye dusohoka neza nk'uko twinjiye. Uko mwayibonye hariya nta muntu twemera kugumya kuhaca, bitewe n'impamvu twaganiriyeho n'abantu. N'urukabiro rwacu rugumya kwangika, ngira ngo maze gukuraho amakaro 2, kubera yuko umuntu wese yazaga wese agafataho uko ashaka, agakandagira uko ashaka. Niyo mpamvu rero mubona twafunze hariya, kugira ngo abantu bagumya kwinjira hariya, mugira ngo hari ikindi mujye mwihangana, kandi ntabwo ari habi. Niyo mpamvu gusohoka rero dusohokere hariya aho twinjiriye kandi neza, dutahe kandi numva nta kibazo kirimo. Hari ikibazo yemwe? Imana ibahe umugisha rwose. Kandi twabikoze kuko ineza yanyu, ntabwo ari kugira ngo rwose tubabangamire. Twabikoze kugira ngo tubashe kwirinda urukabiro rwanyu. Umaze gutanga amafaranga ari mu bihumbi hafi sinka magana, agiye kugira nko kuri 700 gutyo. Umva ko ntabwo byoroshye, ntabwo twatera inyoni rero, kandi n'amafaranga yanyu mwatanze ntabwo bayangiza tubibona. Ikindi nkuko nababwiye, igihe cyose abanshaka mba ndi hano. Niyo ntari hano mba ndi hano mu mujyi, cyangwa se nshobora kuba nagiye ahantu. Ubwo telefone rero ngira ngo twavugana noneho nkakubwira uko bimeze, nta kibazo kirimo. Mfite nimero, wazishaka nazimuha. Ubwo rero mba mpari, nta gihe ntakora, kireka narwaye navuga ngo narwaye, ariko mba mpari nta kibazo kirimo. Iminsi yose mba mpari nta kibazo kirimo. Hanyuma ikindi ngira ngo mbabwire cya nyuma, hari ibintu abantu bagenda bavuga yuko ngo Imana ntago yakinguye.
cyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hari n'uwavuze ngo abantu Imana izabakubita, udutegereje gukubitwa ibibando se? Cyo ni ikinyoma rwose, barababeshya. Imana niyo yakinguye, kuko Imana ikoresha abantu, ntabwo izaza ngo ifate urugi ikingure muyibone. Ni mu rwego rero tuzakora Imana mu matanwa, tuzakora Imana mu ngorane, ariko ntibitubuze kugira gute kuyikorera. Ntabwo tuzana umudendezo, kuko ntabwo isi duha umudendezo, ntibishoboka n'umunsi n'umwe. Ngeweho nakirijwe ntabasha kujya gusenga, sinzi icyo gihe n'Imana yari yarafungiye jyenyine. Rero ndagiye mbabwire ngo ubwo ni ubuyobe. Iyo byagenze gutya muri bihe nk'ibi ngibi, haba ubuyobe bwinshi n'amajwi menshi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose. Ntitukabaswa yemera ikivuzwe cyose, turabizi Imana iravuga, ariko jya ubanza ugenzure urebe. Umukristo agomba kumera nk'iki, agomba kugira filtre mu mutima, akayungurura ibintu, akamenya ibi birinjira cyangwa ntabwo byinjira. Niyo mpamvu ntabwo ugiye kukubwira ibintu byose ngo ubyakire nk'ukuri. Imana niyo yakinguye, ndagiye mbabwire ngo ikoresha abantu. Ubu rero tegereje kuzakubitwa ibibando. Iyo Mana ikubitwa ibibando ntabwo tuyizi twebwe. Tuzi Imana igira imbabazi n'ibambe, nuko bimeze. Hari abataza guterana rero ngo cyakora aba yafungiye, ubwo ngubwo simbizi, ariko yababwire ngo twebwe Gahogo Imana yadufunguriye. Imana ibaha umugisha. Ndumva rero amatangazo y'ifite ayo ngayo, cyeka n'imbara yandi nani bagiye mwayimo kanyibutsa. Ndumva ari ayo ngayo. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusaba umushumba wacu nimba n'itangazo afite yariduha, hanyuma yangiza akadusengera Imana. Mwakoze cyane, Yesu aho umugisha. Muhaguruke dusenga Imana. Imana yacu turagushimiye, uri mu Rwanda, uri mu itorero ryawe, uri ku isi yose. Ngira ngo niyo twambaye udupfukamunwa tuba turimo dusengera mu mutima, tuvuga tuti Imana kicyorezo kizahunge, twongere twumve ko tuvuga tutambaye udupfukamunwa. Turagushimiye rero ku ijambo ryawe, turagushimiye ku baririmbye, batanze icya 10 ubaha umugisha, abatanze amaturo asanzwe ubaha umugisha, abatanze amaturo yo kugushima ubaha umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe none n'iminsi yose mu izina rya Yesu. Amen.